rero tugiye kureba uburyo ki Uwiteka adakirisha abantu amaboko, ahubwo ngo abakirisha umwuka wera. Haleluya. Wiyita iki? Wa musozi munini we, wiyita iki? Imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba ayandi, barangure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana rirabaje ngo wa musozi we munini cyane, wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Wa kigeragezo we kinini cyane, wiyita iki imbere y'umujakazi wanjye? Wa burwayi we buremereye, wiyita iki imbere y'umujakazi wanjye? Wa bukene we buremereye, wiyita iki imbere y'umuja wanjye cyangwa y'umugaragu wanjye? Wa deni we, wa kredi we, wa burwayi we, shyiraho nawe ikintu wumva kikuremereye. Uwiteka arakibaje ngo kiriyita iki imbere y'umuja cyangwa y'umugaragu wanjye runaka? Uriyita iki wa kigeragezo imbere y'umuja wanjye Mama Mariya? Uriyita iki imbere y'umuja wanjye Mama Mariane? Uriyita iki imbere y'umuja wanjye Mama Chantal? Uriyita iki imbere y'umuja wanjye Claudina? Uriyita iki imbere y'umuja wanjye Emerita? Uriyita iki imbere y'umuja wanjye runaka? Haleluya. Uriyita iki imbere y'umuja wanjye Denise? Uriyita iki imbere y'umuja wanjye Immaculée? Uriyita iki imbere y'umuja wanjye uwo washaka wose? Consolata, Thérèse, haleluya, Jeanne, Eveline, Christine, Angelique, Rose, n'abandi bose n'izina ryose washaka. Imbere y'umuja wanjye Annonciata uriyita iki? Imbere y'umugaragu wanjye Peter, imbere y'umuja wanjye Paul, umugaragu wanjye Paul. Uwo ni Uwiteka uri kubibaza ngo bazazana ibuye riruta ayandi, haleluya, risumba ayandi, barangura bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Imana yacu ishimwe cyane. Sinzi umusozi ukuri imbere, ariko uko bisa kose Uwiteka yiteguye kuwutegeka. Uwiteka yiteguye kuvuga ngo riduka. Imana itugire neza. Hari ibintu by'ibibazo ugenda uhura nabyo, hari ibibazo twagenda uhura nabyo, twe tubivuga turabagaho kubihamya. Kandi iyo uri nararibonye, haleluya, iyo uri nararibonye ubuzi byinshi, ububwira abantu uzi ibyo wabonye kandi wanyuzemo. Ariko byose ukavuga uti muri yita iki? Kigeragezo nikijya kiza ujye ukivuga uti dore mugenzi wawe yari yicaye hariya, nawe fata agatebe, ariko nzi ko mu gihe gikwiriye uzasohoka ukireke ugihe iminsi, ubundi nguko ikigeragezo ubundi kikwegereye, nawe urushaho kwegera Uwiteka, urushaho kwegera umusaraba, haleluya, urushaho kwegera iribuye abubatsi banze, ariko ngo haleluya niryo ryabaye ikomeza imfuruka. Iribuye rizamenagura ibyo bintu byose. Iribuye ni umwami wacu Yesu Kristo. Uko ikigeragezo kije mwegere, haleluya, nikiza cyagiserera nawe wagiserere mwisengesho, haleluya, mu kumuba hafi, mu kumutakambira, kizayonyombera. Imana yacu ishimwe cyane. Kizagenda nka nyonyombere, sinzi uko nabyita, kigende burundu. Imana ishimwe. Hari nubwo babaye iciro ry'imigani, ariko ngo Petero rimwe ngo acanye umuriro, yari yicanye umuriro ngo inshirira zamukamo, ngo mufata ku kuboko, ngo bari baraho baravuga ngo reka noneho turebe itacirwa kibanga, ngo turebe kuri mukizi. Ako kanya ngo akungutira icyo cyareretaga mu muriro, haleluya. Ngo barangije baratangara bati ubanza ari Imana. Hari ikigeragezo uzacamo abantu bakureba bavuge bati noneho bimeze gute? Mama Mariane bajye kubona babone umunsi umwe demfu urazamutse akagaruka avuye mu bavuge niwe cyangwa se. Haleluya, Amen. Mana ishimwe. Hari ikigeragezo cyiza kikakwandika amateka,
ariko kibwire ngo wa musozi we wita iki imbere yanjye. Icyo nicyo nshatse kubabwira ngo duhumurizanye muri iki gitondo. Haleluya. Duhumurizanye kubwira ibyurura umutima mu rugendo niko bimeze, kuko natwe tuba twarabiciyemo ariko bikadusiga. Imana icyubahiro. Haleluya. Turi kuvugira Canada, Toronto. Namugira ngo twicaye ni Kigali. Baragazimana wita iki ari umukobwa wanjye. Imana ngo bihe byanzwe nabo basi niryo ryakomeje imfuruka. Iri buye riraje rikubitagure. Haleluya. Nyakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ubundi urebe ngo araje. Iyi misozi yose ayiritore. Nzi ko hariho na bya modoka byitwa bya katerepurari iyo biri guhinga umuhanda wananiranye. Haleluya. Birawutengura bigatengura ukabona cyawuciye munsi kikawuzamura umusozi ukikubita hasi. Umuntu umwe afite ko ngadafasha mu mashatari ati umusozi wose n'umusozi upfa kuba guhagaze imbere. Ati nshobora kuba mpagaze ku musozi w'ubukene, undi ahagaze ku musozi w'ubukode. Nshobora kuba mpagaze ku musozi wo kwambara ubusa, undi ahagaze ku musozi wo kuburara. Nshobora kuba mpagaze ku musozi w'umugabo, undi aza ku ijoro, undi ahagaze ku musozi w'umwana umuraje ijoro. Nshobora kuba mpagaze ku musozi w'igisuzuguriro, undi ahagaze ku musozi wa bose umumereye nabi. Harambwira ati umusozi wose apfa kuba ari umusozi, buri wese apfa kuba azi ko hari umusozi umuhagaze imbere. Rero ntihazagire usuzugura umusozi wundi cyangwa ngo agire ngo awite mutoya, kuko buri wese afite uko umubaza. Kandi ndashima Imana yuko itubwira ngo nta muntu n'umwe ikigerageza atazi ko azakibasha. Kitazabasha Uwiteka ntakiguha. Umuntu ngo yigeze kuburanya Uwiteka aravuga ati ariko Uwiteka ko wambaye umusaraba ukomeye. Amujyana ngo ngwino mwereke. Amuha imisaraba aramuga ati ngaho zunguruka mw'iyi misaraba yose ufatemo uwo ushaka. Wazungurika imisaraba yose ako yaterura akumvura iramuvunye, yaterura akumvura iramuvunye. Sinzi uko nirukanse abona agasaraba kari hirya yumva kararushye, araterura arirukanka arabirigita ati reka mbirigite nihute cyane katavaho bangarura. Ageze imbere asanga ni wa wundi we. Mere Imana icyubahiro sha. Niyo mpamvu nyine buri wese afite umusaraba agomba guheka. Imana itaguhutabasha. Imana yacu irakomeye cyane, Imana yacu irahambaye cyane. Ngo si nk'ibigirwamana bidafite amaso, bidafite umunwa. Birareba ariko ntibireba, bifite amatwi ariko ntibyumva, bifite umunwa n'amazuru ariko ntibihumurirwa hano ngo bivuga. Ariko dufite Imana ikomeye. Haleluya. Bigeze kwishyira hamwe n'ikigirwamana cyitwaga Dagoni, ngo kiragenda kiranyukanyuka, umutware amaguru hariya, igimba hariya. Barangira baravuga bati umutware Imana y'Abisiraheli atumarira hano. Iyo niyo Mana dusenga, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana yadanye mu rwobo rw'intare, Saduraka, Meshaki mu muriro. Haleluya. Iyo niyo Mana yacu bwite. Vuga ngo iyo niyo Mana yanjye, niyo Mana yacu bwite. Iyo niyo Mana yanjye. Niyo Mana yawe Mama Mariya. Mana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo iyo Mana dukomeze tuyihambireho mu gihe gikwiriye, izadukora imirimo n'ibitangaza. Ntabwo ikoze isoni nta n'ubwo imwaza. Hashize imyaka 30 tuyiruka inyuma, ariko twarayibonye, twabonye ikora imirimo n'ibitangaza. Nawe turayigushishikariza. Imana ibahe umugisha. Amen. Nigiye gitumura ugacyawa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda.